Friend, and welcome to Ibyo TV. Today we are going to see the program is Learn English lesson number 4. We are going to see how to talk about your daily habits or daily routines using present simple tense. Yes, I am your teacher Elkonan, and welcome to today's lesson. Yes, I wake up early at 4 o'clock p.m. I pray 30 minutes. I go to fetch water at the well. I prepare breakfast. My father milks a cow every morning. Za mu gitondo I pray 30 minutes. I wake up early. Nsenga iminota 30. I go to fetch water at the well. Njya kuvoma amazi ku mugezi. I prepare breakfast. Ntegura amafunguro. My father milks a cow. I am Jackson Muhire. Nitwa Jackson Muhire. I am a student at AC Muhima. Ndi umunyeshuri ku ishuri ryisumbuye rya Muhima. I wake up down every day at 4 o'clock. Mbyuka mu museso. Buri munsi mbyuka mu museso saa 10 zuzuye. Friend, and welcome to Ibyo TV. Today we are going to see the program is Learn English lesson number 4. We are going to see how to talk about your daily habits or daily routines using present simple tense. Yes, I am your teacher Elkonan, and welcome to today's lesson. Ikaze ku muyoboro wa YouTube witwa Ibyo TV. Ni gahunda ya Icyongereza isomo rya kane tugiye kureba uburyo wavuga ibikorwa ukora umunsi ku munsi ukoresheje indagihe present simple tense. Ndi mwarimu wanyu Eric Bunani. So welcome to today's lesson. So sometimes you need, in your conversation, we need to express the activities we do regularly or daily or repeatedly. In this case, we need to talk about those activities using present simple tense. So, mu biganiro tugirana dushobora gukenera kuvuga ibikorwa dukora umunsi ku munsi cyangwa se dukora mu buryo bwisubiramo. Muri uwo mujyo rero dukenera kuvuga ibyo bikorwa dukoresheje indagihe. In this video, we learn to express a bit or daily routines in both English and Kinyarwanda. Muri no video turaza kurebera hamwe uburyo wavuga ibikorwa ukora umunsi ku munsi cyangwa se birakamenyero kuri wowe ukoresheje ururimi rw'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. This video will help English speaker who want to learn Kinyarwanda and English only Kinyarwanda speaker Kinyarwanda speakers who want to learn English. Iyi video iraza gufasha abantu bakoresha ururimi rw'Icyongereza bashaka kwiga Ikinyarwanda ndetse n'abiga Ikinyarwanda bifuza kwiga Icyongereza mu buryo bwihuse. We will use simple sentences we may need in conversation. Turagerageza gukoresha interuro ngufi dukunze gukenera kandi uzakenera mu kiganiro uri kumwe kuganira n'abandi. Remember that we learn English by using it. Wibuke ko twiga ururimi ari uko turukoresha. We learn language by using it. If you don't learn it, if you don't apply all the lesson we teach you here, you will not speak English. Nutagerageza gushyira mu bikorwa amasomo tukwigisha hano ntabwo uzashobora Icyongereza, ntabwo uzashobora kumenya ururimi rushyashya. Gerageza ushyire mu bikorwa kandi uvuge. Ushaka abo muvugana applying ushyire mu bikorwa amasomo nk'aya ngaya tuba tukwigishije. Yes. Remember to subscribe. I really appreciate those who have subscribed. Thank you very much. They are increasing day to day. Bari kugenda biyongera umunsi ku munsi abakora subscribe. Turabashimiye ababikoze, turashimira abakora share, turashimira abakora comment bakatwereka ko badukurikiye kandi badushyigikiye. Nawe bikora utyo udutere motivation, subscribe, like, share and comment to motivate us. So I really also congratulate and appreciate those who keep following us, especially those who do activities that are uploaded on the post. On our post, the activities, they are tests that are uploaded there. Those who try to answer them, thank you very much. You really know that when you answer the long answer, you can get the correct one and learn from those tests. Yes. Without taking much time, to that IGA, let us start.
aha ushobora gukenera ati ndi gute ndi kuganira n'umuntu nshaka kumubwira ko umunsi wanyu upanze mbyuka izi saha iyo mbyutse mbigenza gutya njya ku kazi izi saha njya ku ishuri izi saha mva izi saha iyo mvuye nkora iki mu cyumweru cyane kiba gipanze gutya ku munsi uyu tugiriye inama ibyo bintu wabivuga gute mu cyongereza ibyo bintu wabivuga gute mu cyongereza aha tugiye kubireba rero how can you speak those activities in Kinyarwanda I do this every day I do this when I wake up I do this every week I do this every month I do this every year I do this how can you talk about those activities that are repeated regularly or that are repeated daily in Kinyarwanda? Yes, I wake up early at 4 o'clock p.m. I pray 30 minutes. I go to fetch water at the well. I prepare breakfast. My father milks a cow every morning. I wake up early at I wake up early at 4 o'clock. Mbyuka kare saa 10 za mu gitondo. I pray 30 minutes. Nsenga iminota 30. I go to fetch water at the well. Njya kuvoma amazi ku mugezi. I prepare breakfast. Ntegura amafunguro. My father makes a cow every morning. Papa wanjye akama inka buri gitondo. These are activities that I do regularly. Yes, I wake up at 4 o'clock. I pray 30 minutes. I go to fetch water at the well. I prepare breakfast. My father makes a cow every morning. Mu Kinyarwanda uri kubibona. So the word in black are in the present simple tense. Amagambo ari mu mukara ari mu gihe cyitwa indagihe mu Kinyarwanda. They are used to talk about activities that are repeated. We use present simple to talk about activities that are repeated, that are repeated daily, monthly, yearly, or weekly. Ibikorwa byisubiramo tubikoresha dukoresheje indagihe. Indagihe y'usanzwe. Mbyuka kare saa 10. Mbyuka urumva ni ibintu biri akamenyero. Njya kuvoma n'akamenyero. Ntabwo nzajya kuvoma. Ahubwo ni njya kuvoma. There are activities that are repeated. Ni ibikorwa byisubiramo mu gihe runaka. So niba nawe hari ibikorwa ukora kandi ukaba bisubiramo umunsi ku munsi, yes, ikibanze nuko ubuzi verb ikisobanura. Niba ari ukurya ni eat, then you say I eat potatoes 3 days ago, 3 times a day. Njibijumba gatatu ku munsi, 4 times a week. Kane mu cyumweru. Yes, rero subirayo urebe video mu description ivuga kuri present simple, uramenya uburyo ikorwa hanyuma uzushyire mu bikorwa uvuga kuri daily routine zawe. Go and watch the video in the description talking about present simple tense, then you will learn the rules and regulation governing this tense, then come and apply. Come and apply. Talk about your daily routine using present simple tense. Yes. Let us continue with our story or our daily routine. I got birth. I wear dress for work. Driver drives me to work. I worked at the hospital. I am a doctor. I am a cardiologist. I operate 5 patients per day. I got birth. Njya koga. I wear dress for work. Nambara imyenda y'akazi. Driver drives me to work. Shoferi antwara ku kazi. I work at the hospital. Nkora ku bitaro. I am a doctor. Ndi umuganga. I am a cardiologist. Ndi umuganga uvura imitima. I operate 5 patients per day. Mvura abarwayi 5 ku munsi. Yes. Let us continue our story. When I get from job, I go to shop. Iyo mvuye ku kazi bigenda gute? When I got from job, I go to shop. We have a meeting every Wednesday. I have a holiday every month. In holiday, I go to visit my aunt. She loves me too much. I go to pray every Sunday. Yes, in Kinyarwanda, when I go from job, I go to shop. Iyo mvuye ku kazi njya guhaha. We have a meeting every Wednesday. Tugira inama cyangwa dukora inama buri wa gatatu. I have holidays every month. Buri gihe ngira konji buri kwezi.
In holidays, I visit my aunt. Mu kiruhuko, nsura masenge. She loves me too much. Ankunda cyane. Arankunda cyane. I go to pray. Yes, pray nibeshyemo iriya rani ngufiya. I go to pray every Sunday. Njya gusenga buri cyumweru. Iriya pray yarandende ni ugukina ntabwo ari ugusenga. Yes, pray. It is pray with small with R. Yes. Here we have a story. We have a daily routine. This is my daily routine. And you have to try to do the same. Try to imitate. You can replace the verb with the verb explaining your activities. Ushobora gusimbuza verb ukoresheje igikorwa wowe ukora. Wagerageza wigana, gerageza unyigane ushyire mu bikorwa. For the intermediate English learner, ku bantu bagezemo hagati na hagati biga icyongereza bamaze kugira ubumenyi bw'ibanze, ngira ngo iri somo ibi ntibiri bubagore. Ariko n'abatangize namwe ntabwo byakwiye kubagora. Nababwiye verb 50 umuntu akoresha. I've uploaded a video here talking about top 50 English verbs that are used in English. Nababwiye inshinga 50 zikunze gukoreshwa mu cyongereza. Jyayo muri iyo video urazireba umenye nicyo zisobanura mu kinyarwanda. Nawe ugerageze wenda kuzikoresha. Nzanagutegura video ivuga kuri action verbs, inshinga zivuga ibikorwa dukora umunsi ku munsi. Nazo ndazigutegurira mu gihe cya bugufi kugira ngo ubashe kuzisobanukirwa, hanyuma utangire ukoresha icyongereza uhereye none. Try to do the same rero, gerageza ukore nk'ibyo nkoze. Unyigane nawe uvuge kuri daily routine yawe, uvuge ku munsi wawe cyangwa se ku bikorwa by'umunsi wawe ko biba bipanze. I'm Jackson Muhire. Nawe wasimbuzamo izina ryawe. Replace you with your name. I'm Jackson Muhire. I am a student at IGA Muhima. I wake up down every day at 4 o'clock. I do self-study an hour. I do physical exercises 30 minutes. After, I go to bath. I wear uniform, take breakfast, and go to school. Nitwa Jackson Muhire, ndi umunyeshuri ku ishuri ryisumbuye rya Muhima. Buri munsi mbyuka mu museso saa 10 zuzuye. Subiramo amasomo iminota 30. Hanyuma ngakora imyitozo ngororamubiri iminota 30. Nyuma yaho njya koga, nkambara impuzankano, ngasamura, nkajya ku ishuri. Yes, ibi ni ibikorwa by'umunsi wanjye nka Jackson. This is my daily routine. Let us continue. Every day we have 10 periods per day. Every day we have 10 periods per day. Buri munsi dufite amasomo 10. On Saturday, I do clean up. Kuwa gatandatu nkora isuku. Every day I go to pray at the church. Buri cyumweru njya gusenga ku rusengero. Yes, dusubiremo ino nkuru nawe uragerageza kugenda usimbuza. I am Jackson Muhire. Nitwa Jackson Muhire. I am a student at IGA Muhima. Ndi umunyeshuri ku ishuri ryisumbuye rya Muhima. I wake up down every day at 4 o'clock. Mbyuka mu museso. Buri munsi mbyuka mu museso saa 10 zuzuye. I do self-study an hour. Nsubiramo amasomo isaha. Anibeshye naga iminota 30. Nsubiramo amasomo isaha an hour. Then I do physical exercise 30 minutes. Nkora imyitozo ngororamubiri iminota 30. After, I go to bath. Nyuma yaho njya koga, wear uniform, nkambara impuzankano, take breakfast, ngasamura, and go to school. Nkajya hehe ku ishuri. Yes. Every day we have 10 periods per day. Buri munsi dufite amasaha cyangwa se amasomo 10. On Saturday, I do clean up. Kuwa gatandatu nkora isuku. Every day, I go to pray at the church. Every Sunday, I go to pray at the church. Buri cyumweru njya gusenga ku rusengero. So try to do the same. Tell me your daily routine. Try to use present simple in your
in your sentences, go to the video description and learn about present simple, how it is used. I really love you. Have you enjoyed the lesson? Is it very important to you? Have you learned anything from this video? Tell me in a comment. If it is good, say congratulations, keep up, wonderful, good lesson, and words, motivating words like that. Jya muri comment mbwira nimba rino somo ryagufashije, mbwira amagambo nkomeza antera imbaraga, mbwira ati kabisa nize byamfashije, isomo ryiza cyane. Wimbwire muri comment nanjye binyongerera akabara gukomeza gushakira ibyiza kandi byagufasha kurushaho kwiga icyongereza vuba. Iyi ni gahunda ya iga icyongereza, ini somo rya 4. Tuzahure mu isomo rya 5. Nizere ko wamaze gukora subscribe, nizere ko wakoze share kuri mugenzi wawe, nizere ko ugiye kwandika muri comment umbwira akajambo keza ko kunkomeza. Ariko kandi n'ikibazo n'ikifuzo ndacyakira, nywanyanshira no kuri WhatsApp iri gushishwa kuri screen yawe kugira ngo tubashe kuganira kandi kungurana ibitekerezo. Niba ni inama, igitekerezo, inyunganizi, iyo ari somo wifuza kwiga, wabimbwira. Write in a comment or contact us via WhatsApp on the number that is shown on your screen. You can ask questions, clarifications, or comment. So let us meet next time. Tuzasubira ikindi gihe mu isomo rya 4, but I cannot go without giving you activity to do. Try to write a short text about your daily routine or habit. Talk about your friend about your daily routine habit. Remember to use present simple tense in your constructions. Constructions. So bye bye, see you again. I love you so much. This is Language Booster TV. We love you very much. I'm your teacher, Rick Unan. See you again.